Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club kuri ubu ngubu bongeye gusubira ku isoko, noneho ekipe ya Rayon Sport yongeye gusa nk'ikanguka ku isoko ry'igura n'igurisha. ni nyuma y'inama yo ku munsi w'ejo ndetse n'ibyo Gacinya Charles Denis yongeye gukangurira abasaza babwira ati ese ibi bintu ndi bikomeza kugenda tubijyamo tugakomeza kugenda ducagagurana muri ekipe ya Rayon Sport, tugakomeza kugenda tutumvikana, ibintu bizakomera. Abareyo bongeye baduseke bavuge bati ba basaza burya nta kintu cyari kirimo, nabo byaruguka byarugutwika nk'uko mu itangazamakuru bimaze kugenda bihagera bavuga yuko abasaza turi gutwika nta kintu kirimo, nyine nta diru ifatika ekipe ya Rayon Sport irakora. Kuri ubu ngubu rero nayo Rayon Sport yongeye kuvuga iti reka tugaruke ku isoko, ndetse Gacinya atumwa bamwe mu bakiriya bagiye batandukanye, yewe n'abandi baherwe ba Rayon Sport barimo ba Paul Muvunyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bemera kugenda bongera gutanga icyitwa agafaranga muri ekipe ya Rayon Sport. Nk'abaki baravuga bati reka dutange amafaranga menshi cyane, miliyoni zirenga 150 ku buryo twahita tuzitanga muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo ndicyo tugiye kurebera hamwe abakinnyi none Rayon Sport ishobora guhita imanura, ndetse turebe na rutahizamu w'ikipe ya APR wamaze gusinyira ikipe ya Nyamukandagira n'umunya Burkina Faso, ni nimero 10 Katabumeme mubi cyane n'umwicanyi n'umuhungu, ni inkuba igiye kumanuka hano Inyarugenge, ni rutahizamu uteye ubwoba ukanganye muri ekipe ya PRFC bamaze kumanura. Uyu ni rumwe muri rutahizamu bakomeye cyane bakinira ekipe zigiye zitandukanye zo muri Burkina Faso, ni umukinnyi ukomeye ubanzamo muri Burkina Faso, ni rutahizamu, ni nimero 10 ariko ubundi mu bataha izamu n'umwe mu bakinnyi beza cyane bagomba gukinira ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu nk'uko musanzwe mubizi, nk'uko ikipe ya APR igenda ivuga yuko nyamwe mu ekipe akomeye hano mu Rwanda. Icyo musabwa rero namwe ni ukubanza mugakora subscribe, abandi mukinjira muri groupe yacu kugira ngo izi updates zizi kugeraho 5 kuri 5 n'ubundi nta gucikanwa kabisa n'amakuru agiye atandukanye. Reba muri comment ya mbere ukande kuri iyo link ipininzemo winjire muri groupe nkomeza kugenda mbaterekamo 5 kuri 5. abantu winjire muri groupe ababishoboye cyangwa se abo byanze kwemera munyandikire mbatereke muri groupe ya Mass TV News kuri iyo nimero iri aho hasi munsi ya comment, ubundi tugende twimenyera za ndani muri iyo groupe. ni groupe umenyeramo amakuru updates zigiye zitandukanye mu ma ekipe yanyu mugenda mukunda. Ekipe ya PRFC yamaze kumanura icyitwa rutahizamu ntarinjira kuri Rayon Sport ku bakinnyi bagiye batandukanye Rayon Sport igiye kumanura, bamwita ngo ni Meme Laouf Dao, ni umusore w'imyaka 21, ni nimero 10 hatari no mu Burkina Be, ubanzamo muri ekipe y'igihugu ya Burkina Faso nkuru, ubanzamo muri ekipe y'abanya Burkina Faso indi bamo ba Azizki, ekipe ikomeye cyane ikomeye rwose. uyu mutaramu ayibanzamo ndetse n'imikino igiye itandukanye yagiye yikina iheruka, ndetse abanzanyamo n'aba basore ba Azizi bagiye batandukanye bakinira ikipe zigiye zitandukanye hano muri Tanzania, ndetse n'abandi bakinnyi bakina iyo za Burayi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byarabo b'abanya Burkina Faso. uyu mutaramu ababanzagamo yamo Meme Dao cyangwa se Laouf nkuko bamwita abanya Burkina Faso, ni rutahizamu cyangwa se ni nimero 10 uteye ubwoba ukanganye, ni nkuba imanutse Nyarugenge. Nyeka ko agiye kuba no rutahizamu wa mbere ukomeye ukiniye muri no champion y'u Rwanda nyuma yaba Watara ndetse n'uyu Faringanye w'ikipe ya Rayon Sport. APR imanuye rutahizamu uteye ubwoba ukanganye. ikipe ya APR iri kugenda ikora amadiru yicecekeye. uyu nimero 10 uwitwa Lamin Muhammadu Lamin Ba arayicara hanze ku gatebe, ari buze nawe kujya areba match yicaye rwose ari kotsa ibigori kuri benchi ameze neza, kuko uyu mutaramu maze kumanuka muri ekipe ya APR simbona na rimwe uwitwa Muhammadu Lamin Ba yicaje uyu mutaramu. abantu mujye muri groupe yacu nateretsemo video z'uyu mukinnyi bamwita ngo ni Meme Laouf Dao, ni rutahizamu, ni umunimero 10 utsinda ugira amashoti imyaka 21, ni umukinnyi ukomeye cyane w'umunya Burkina Faso. Umakipe ya APR yamaze kwibikaho, ndetse ekipe ya APR
irakomeje, igomba kumanura n'undi mukinnyi ukanganye. Murabizi yuko yemeye ko igomba kugura abakinnyi babiri. Uyu nguyu ni umwe mu bamaze gusinya ikipe ya APR. Abafana b'ikipe ya APR mu mufate mu mutwe, bamwita Meme Raouf Dao. Abafana b'ikipe ya APR mumufate mu mutwe, abariyo namwe iryo zina murifate mu mutwe, kuko mugomba kugura abakinnyi, mugomba kugura umuzamu ugomba kujya uhagarika imikwajyo y'ino Mutarama, kuko ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR zirahura kuri Super Coupe. Bariyo mwitonde, nimutagura umuzamu, nimutagura abadefanseri bateye ubwoba nk'uko mwabyemeye abasaza, ikipe ya APR izabakubita ibitego byinshi cyane nimureba nabi, cyangwa se wenda niba mwaguza abakinnyi mwongeye kubaseriye nk'uko Gacinya wenda yagiye abitangaza abubwira ati muwe seriye ku isoko, dore Nyamukandagira imeze nabi ku isoko, iri kugura umuhisi n'umugenzi. Nimutitonda ikipe ya APR izabahagama muri ino shampiyona. Uyu mukinnyi rero Raouf Dao ni umukinnyi ekipe ya APR yamaze gusinyisha mu ibanga rikomeye, ni umukinnyi ugomba gusinyira ikipe ya APR. Uyu Meme Raouf Dao, Burkina Faso International. Burkina Faso ni kimwe no bita Sheikh Djibril Ouattara ukinira ikipe ya APR. Ikipe ya APR igiye kujya yatakisha abakinnyi b'aba Burkina be bagera kuri babiri. Ni rutahizamu ukanganye, ni umukinnyi ukomeye Meme Raouf Dao ukina muri Burkina Faso muri ekipe y'igihugu abanzamo. Ni umukinnyi kabisa ushobora kuvuga uti ekipe ya APR rwose igiye kumanuka ku isoko, cyangwa se igiye kumanuka ku ruhando mpuzamahanga, nayo ikanganye, imeze nka za Simba, imeze nka za Yanga. Ikintu ibura ni ikintu kimwe, ni ikintu kidanakomeye cyane, ni ukwinjizamo abitwa ko ari abakinnyi bagiye bakomeye mu myanya iyo ari yo yose. Bashaka umuwinga, ikipe ya APR ngo numvishe ngo idashaka kugura abawinga, ishake undi mukinnyi nka nimero 10 wundi nawe ukanganye, na nimero nimero 9 uteye ubwoba, n'abandi bakinnyi barimo abadefanseri bo kuri za kabiri ndetse na gatatu. Bashaka abandi bakinnyi bakomeye. Ekipe ya APR nibikora gutyo izaba ikanganye. Ekipe ya Rayon Sport yamaze gukanguka, nayo reka twitereke tuyinjiremo. Abantu mugende mutega amatwi abariyo, namwe mwicare hino cyangwa se mwigire hino, tubanze tuganire kuri ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ku bakinnyi igomba kwinjiza muri ekipe ya Rayon Sport, murabizi yuko hagomba kwinjiramo umuzamu, hagomba kwinjiramo abakinnyi bagiye batandukanye, abadefanseri, abakina kuri kabiri ndetse na gatatu. Murabizi ko Rayon Sport nta kintu isigaranyeho. Murabizi ko ikipe ya Rayon Sport nta ba mediateur ifite bahagije, abitwa ngo ni ba Majyari bo bugabo bamaze kubadirika baragiye, abitwa n'abandi bakinnyi bagiye atandukanye babasiko barakinaga muri ekipe ya Rayon Sport. Biri kuvuga yuko rwose Rayon Sport igiye gukora icyo bita gukimbiza, igiye gukora umweyo uteye ubwoba muri no cyangwa se muri kino cyumweru tugiye kwinjiramo, byibuza ku buryo nko kuwa gatandatu no ku cyumweru ekipe ya Rayon Sport izaba yamaze gukora deal zo gusohora abakinnyi bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu yamaze kuvuga iti Gacinya yibukije abasaza iki, yababwiye ati basaje bayobozi ba Murera, murabizi neza ko abareyo badutezeho amakiriro. Murabizi yuko abareyo ari bamwe mu bantu bavuga bati abasaza bimeze bite ko tubona tutamenye ibyo ari byo. Ese koko tubona abasaza bamaze gusa nk'abasaza wa mugani wabo ashaje? Abo ni abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ati bimeze bite muri ekipe ya Rayon? Ekipe ya Rayon Sport kuri ubu wese ivuga iti tugomba guteranya angana na miliyoni 150 zo kugura icyitwa abakinnyi ba Rayon Sport, byibuza ku buryo tuzageza muri miliyoni 250, ariko ibyibuze zibanze miliyoni 150 tugomba kubanza tukazitereka hano ku meza, tukazategura Rayon Sport Day, ikazongera ikavamo izindi miliyoni zirenga izo ngizo, ariko byibuza bamwe bakazishyurwa abaguriza Rayon Sport ndetse n'abandi hantu duteganya amafaranga nko muri Skol ndetse n'ahandi agiye atandukanye, tukaba twakongera tukavuga duti Rayon Sport reka yongere yigaragaze ku isoko ry'igura n'igurisha. Murabizi yuko muri no minsi byari harimo ikintu bita gucagagurana muri ekipe ya Rayon Sport,
ndetse hari hakirimo ibintu bigiye bitandukanye byo kuvuga bati ninde uri gomba kuba uyoboye abandi, ninde ukomeye muri Rayon Sport, ese ni Gacinya, ese ni Prosperi, ese ni perezida Paul Muvunyi, ese ni perezida Tadeyo, ninde uyoboye muri ekipe ya Rayon Sport. Icyo cyari ikibazo gikomeye, ariko abasaza bongeye baragicoca, baravuga bati tugomba kugira ikintu dukora byibuza ku buryo abari batazigera baduseka. Uwitwa Sebwato Nicolas ni nyuma y'abazamu bagiye batandukanye, havuzwe umunyemari, havuga umuzamu w'umukongomani ugomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport, havugwa abakinnyi bagiye batandukanye bagomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa none Rayon Sport yavuze iti reka twongere dusubire kuri wa muzamu bari baratubwiye, wa muzamu tuzi bamwita Sebwato Nicolas, niwe umutoza ashaka, niwe akeneye. Aravuga ati ndashaka Sebwato muri ekipe ya Rayon Sport, muri ekipe yanjye ndamukeneye. Uwitwa Afahami ya Lotifi yababwiye ati Sebwato Nicolas agombe kuboneka muri ekipe ya Rayon Sport. Sebwato yongeye guhamagarwa, ndetse ahamagarwa na bamwe bari gushakira abakinnyi ekipe ya Rayon Sport barimo Irambona Gisa Eric, abarimo Gacinya Chance Denis, ndetse n'umutoza wa ekipe ya Rayon Sport Afahami ya Lotifi. Abo bantu nibo bari kugurira ikipe ya Murera. Yababwiye ati mugombe mubanze mutereka amafaranga hano ku meza. Miliyoni yari kubaca zigera muri 15, ekipe ya Rayon Sport iracyamukatuza, ariko birasa nk'ibigiye kurangira. none Rayon Sport yabigiye kubona umuzamu ugomba kuyikinira. Ibijyanye n'agashara yari ari kusaba, ari kuvuga ati kagabanye byibuza uyagiye makeya, ku buryo ekipe ya Rayon Sport iri buze kuba yorohewe no kugura uyu mutaramu. Ekipe ya Rayon Sport irashaka Sebwato arashaka gukinira Murera imbere y'uriya murindi w'abafana, arabishaka cyane, ari kuvuga ati ngombe nyinira ikipe ya Rayon Sport. Ariko baracyari muri negociation zo gusinya cyo kijyanye n'imishahara ndetse n'amafaranga ya recruitment. Gusa uyu musore arifuza gukinira ikipe ya Rayon Sport. Vuba bidatinze mushobora kubona Sebwato Nicolas wenda asinye ikipe ya Rayon Sport. Nubwo hari bamwe bari kuvuga bati uyu muzamu w'umunyemari tubariwe tumanura, abandi bakavuga bati no muzamu mu Kongo Brazza nagira amanuke, ariko abantu bo muri komite ya Jean Fidele bamwe baravuga bati no muzamu yaratunanije n'iki bakamwanga. Gusa uyu ni umwe mu bakinnyi cyangwa se n'umwe mu bazamu bita Sebwato Nicolas ushobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Undi bamwita Rutonesha Hezbon, uyu mwana w'umuhungu ukinira ikipe ya Gorilla Football Club. Uyu musore uyu nguyu Rayon Sport imuriho cyane, iravuga iti Rutonesha ugomba kuza ugasinyira ikipe ya Rayon Sport. Bamaze kumvikana ibijyanye n'umushahara, bamaze kumvikana amafaranga ya recruitment, buri kimwe cyose cyarumvikanwe, harabura ikintu bita pesa cyangwa se senti nkuko mwazita uko ariko kose. Aya mafaranga namara kuboneka, izi lane nizimara kuboneka muri ekipe ya Rayon Sport, uwitwa Rutonesha Hezbon ashobora no gusinyira ikipe ya Rayon Sport vuba bidatinze. Nibyo dugutegereza, nibyo tukareba se koko Rutonesha arasinya. Ariko gusinya kwiwe ni Rayon Sport ibuze kubikoze deal. Rayon Sport aza kubikoze deal iteye n'ubwoba, inakanganye kuri no mwana ukiri mutoya ushaka gukina ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi hatari, ni mediateur hatari, ni katawumeme mubi cyane. Uyu rero agomba gukina muri kara kaziga hagati mu kibuga muri ekipe ya Rayon Sport. Uwo ni wa kabiri. Undi bamwita Bigirimana Abedi. Bigirimana yavuganye na Rayon Sport hashize ibigera nko mu byumweru bibiri. Ekipe ya Rayon Sport ivuga yuko ishobora kuba yamusinyisha. Murabizi ko naje nkanavuga nti uyu mutarama yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Murabizi negociation zari zabaye ndetse yamaze no kwemezwa kuba yasinyiye ikipe ya Rayon Sport. Gusa ibyo ngibyo byaranze kubera bamwe mu bantu bo muri Rayon Sport, bamwe ngo batamwifuzaga, abandi bamushaka, abandi bavuga bati yararangiye, bavuga bati polisi yaramuveteje. Gusa uyu mutaramu Bigirimana Abedi, Rayon Sport Gacinya yamuperezansa ubuyobozi ndetse n'umutoza yashyizeho icyo nakwitwa nk'agakeregeshwa, karavuga ati nta kibazo birashoboka, ni umukinnyi mwiza, namubonye muri polisi, imyaka amaze no mu Rwanda, n'umukinnyi nabonye w'umuhanga
nubwo wenda muri no bizo atari kwitwara neza, ariko ni umukinnyi ukomeye cyane. Uyu musore ekipe ya Rayon Sport barumvikanye, Gacinya yaramubwiye amafaranga ashobora guhabwa muri ekipe ya Rayon Sport, bamubwiye buri kimwe cyose, baramubwira bati muri Rayon Sport bimeze gutya na gutya, ari kuvuga ati ndasinyira ikipe ya Rayon Sport, atariko kuri ubu ngubu ntago aratereka umukono ku masezerano ngo asinyire Rayon ku mugaragaro, kuko haracyabura ikintu bita amafaranga muri Rayon Sport. Harimo ikintu bita ubukene bwari buri kuvuza ubuhuha, ariko abasaza bemeye gutanga izo miliyoni. Abandi bakinnyi bashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport barimo bita Rushema Chris. Uyu musore arasinyira Rayon Sport nawe ntagihindutse, umudefanseri ukomeye ndetse umutoza waranavuga ati muya musinyishe mbere y'abandi bakinnyi bose, ariko ntago arasinya Rushema. Rayon Sport murabizi yuko igira ukuntu ivuga ati reka dukore ibintu byacu, dukore deal zacu mu buryo bumeze gutya. Uyu Rushema Chris ntago arasinyira ikipe ya Rayon Sport, gusa nawe yahamagawe na Gacinya ndetse n'abarimo Irambona baramubwira bati itegure kuba wasinya kontara, ndetse bivuga yuko na kontara bamaze kuzihabwa bano bataramu, ariko batarazisinya, barazigendana ariko ntibarazisinya izi kontara zo muri ekipe ya Rayon Sport. Abakinnyi b'abanyarwanda bagiye batandukanye bashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Harimo n'abandi bakinnyi bashobora gusinyira Rayon Sport mu buryo butunguranye, bavuzwe yuko bashobora gusinyira Rayon Sport ariko byagiye bisa nk'ibigenda gake gake biguru ntege, barimo bita ba Joseph Saki ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Abo bakinnyi Rayon Sport iracyabifuza cyane, gusa ntago barasinyira ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport nka Joseph Saki ntago arasinya, kuko Saki warashaka amafaranga nawe ku meza, ariko bamwe mu bariyo ntibamwemera, nawe ni umuntu utemerwa, wemerwa na bakeya. Gusa Rayon Sport iramwifuje, ndetse na n'ubu ngubu biracyashoboka ko Joseph Saki ashobora gusinyira Murera akaba yakina muri ekipe ya Rayon Sport aturutse muri ekipe ya Muhazi yamaze no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Uyu musore nawe birashoboka cyane. Abandi bakinnyi ni abakinnyi b'abanyamahanga bashobora kwinjira muri Rayon Sport, gusa Gacinya arasohora amazina yabo, aravuga ati iryo ni ibanga ryanjye nabitse, abantu banjye bararizi bamwe na bamwe, atari kuyu n'umukinnyi. N'abakinnyi bagiye bakomeye bashobora kuza muri ekipe ya Rayon Sport, kuko Gacinya biri kuvuga ko ashobora gusubira muri Mali akazana abakinnyi ba Rayon Sport bashobora gukinira ikipe ya Rayon Sport muri no shampiyona, kuko aravuga ati ba rutahizamu bose twagize babaye successful, barimo ba Ismaila Diarra, barimo ba Michael Sarpong, abarimo bande bose bagiye basuka muri Mali, kandi n'aba hantu hava abakinnyi bagiye batandukanye bashobora gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Aravuga ati rero ngiye kuzana undi Diarra, ngiye kuzana abandi bakinnyi bagiye batandukanye muri ekipe ya Rayon Sport twabuzemo cyangwa se imfunguzo z'abakinnyi bakomeye b'abanyamahanga bakiniraga ubundi ikipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bizwi kuri ekipe ya Rayon Sport, ni umwihariko wundi wa Murera kugenda izana ikintu bita ibikinnyi, ikintu bita igikinnyi giteye ubwoba, cya kintu utereka mu kibuga ku buryo n'umukinnyi bavuga ati Rayon Sport yahashye, ku buryo n'umufana wa Perano yicara akavuga ati cyadi yariyo yibutse kiriya kintu cyari kicanye. Abariyo barbirukana ubuntu bita Diarra amarira menshi cyane iyo bamwibutse, abenshi nkeka yuko ari bimwe mu bintu bitabashimisha kuba yaravuye muri Rayon Sport, ndetse nta n'undi rutahizamu wenda uteye ubwoba nka Ismaila Diarra wakiniye muri ekipe ya Rayon Sport. Wenda uwo turi kubona nyuma ya Diarra ni uyu nguyu Faringanye, abandi barabigerageje ba Michael Sarpong, ariko Ismaila Diarra n'umukinnyi wibuka muri ekipe ya Rayon Sport bareba bakavuga bati twatunze rutahizamu. N'abakinnyi benshi cyane bashobora gusinya ikipe ya Rayon Sport, gusa Rayon Sport ntago irabitangaza cyangwa se ngo ishyire ku mugaragaro, ariko n'abakinnyi bakomeye bashobora gusinyira Murera. Abantu rero mukore subscribe, abandi mwinjire muri no group yacu ya Mass TV News kugira ngo tuzajye tudacikwa n'izi update video za Meme Taiwo cyangwa se Tao. Uyu rutahizamu ikipe ya APR ni video ngiye gutereka muri group, abantu mugende muzirebe, mwinjire muri group murebe rutahizamu w'Inkuba nimero 10 w'Inkuba uteye ubwoba uje gukina nyamukandagira mu kibuga kikasi imituta. Abafana ba APR, abafana ba Rayon Sport, mukore subscribe kugira ngo utazajya mucikwa n'izi za ndani ziba ziri muri ano ma ekipe yanyu, n'izi nkuru z'ubutasi bagenda ntereka mbamiminamo mu buryo bugiye butandukanye. Mukore subscribe, mukomeze no kugenda mwinjira muri group yacu ya